twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu na Nyagasani akaba duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, natwe dukundane kuri iki cyumweru cya 13 mu cyumweru bisanzwe umwaka A, tariki 2 Nyakanga 2023. Isomo ryamenye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 4 umurongo wa 8 kugeza kwa 11, wa 14 kugeza kwa 16. Umunsi umwe Elisha yanyuze ku murenge wa Shunemu, ahasanga umugore ukize. Uwo mugore amwingingira kuzi we ngo afungure. Guhera ubwo Elisha yahanyuraga akajyaho gufungura. Umugore abwira umugabo ati, nzi kuriya mugabo uhora azi wacu ari umuntu w'Imana. None tumwubakire icyumba gito hejuru y'inzu yacu ahategamye, tumushyiriremo buriri, ameza, intebe n'itara, maze naza kudusura ajya acumbikamo. Umunsi umwe Elisha agera aho iwabo, bamujyana mu cyumba cyo hejuru aryamamo. Elisha abaza umugaragu we Gehazi ati, twamukorera iki? Gehazi aramusubiza ati, dore nta mwana agira kandi umugabo we arashaje. Elisha aramubwira ati, muhamagare. Aramuhamagara, umugore araza ahagarara mu muryango. Elisha aramubwira ati, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba uhagatiye umwana w'umuhungu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 189. Uhoraho, tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umuntu wanjye zawumarisha ubudahemuka bwawe, kuko avuze uti, impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Hahirwa umuryango wamenyereye kugusingiza, ukagendera mu cyeza cy'uruhanga rwawe Uhoraho, umunsi bahimbazwa n'izina ryawe, bagaterwa ishema n'ubutabera bwawe. Kuko ubatera inkunga y'ikirenga, maze ugatuma twubura uruhanga. Uhoraho niwe ngabo twikingira, kandi umwami wacu akomejwe na nyir'ubutagatifu wa Isiraheli. Uhoraho, tuzaririmba iteka ryose impuhwe zawe. Isomo rya kabiri niryo mu Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 6 umurongo wa 3 kugeza kwa 4, uwa 8 kugeza kwa 11. Bavandimwe, ntimuzi se ko twebwe twese ababatijwe muri Kristo Yezu ari mu rupfu rwe twabatirijwemo? Koko rero ku bw'abatisimu twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo ko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ikuzo rya Data, bityo natwe tugendere mu bugingo bushya. Niba rero twarapfanye na Kristo, twemera ko nanone tuzabaho hamwe nawe. Tuzi ko Kristo yazutse mu bapfuye, akaba atazongera gupfa ukundi, urupfu rukaba rutakimufiteho ububasha. Kuko igihe apfuye, yapfuye ku cyaha rimwe rizima, naho kuba ariho abereyeho Imana. Bityo namwe mumenye ubwanyu ko mwapfuye ku cyaha, mukamubereyeho Imana muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo wa 37 kugeza kwa 42. Muri icyo gihe abwira intumwa 12 ati, ukunda se cyangwa nyina kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba ngo nkurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ari jye agirira azabuhorana. Ubakiriye neza ni jye aba yakiriye, n'unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Uwakiriye neza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi, azahabwa ingororano y'umuhanuzi. N'uwakiriye intungane neza kuko ari intungane, azahabwa ingororano y'intungane. Uzaba yarahaye icyo kunywa umwe muri abo baciye bugufi, naho rwaba ari uruho rw'amazi afutse kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri, ntazabura ingororano ye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ubakiriye neza ni jye aba yakiriye, n'unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngo umunsi umwe, ngo mu nzu y'abamonaki, ngo abafurere bamwe bari baratojwe imico myiza ya gipfura. Nuko ngo umunsi we ngo bari ku meza bari gusangira, nuko umufurere umwe aza kurabukwa, asanga ku isahani ye bamuhaye isosi, ariko iyo sosi ngo hari haguyemo imbeba y'umushushwe. Nuko amufurere akurikije ikinyabupfura amaze iminsi atozwa, yibaza ukuntu koko ibyo biryo agiye kubireka, nuko atangira yibaza bikomeye.
ese biryo nimbireka kirabaye ikinyabupfura gike kubera ko umuntu wibashye ntago asiga ibiryo ku isahani yaruye. Ikindi kandi akomeza kwibaza se ninjya kubimena koko biraza kugaragara nabi. Nuko koko akurikije uburyo bari bamaze iminsi babigisha ku rukundo, urukundo rwa mugenzi we, nuko areba hirya areba hino, nuko abaza metere ati pardon maître, mugenzi wanjye we ko nta kabeba mwamushyiriye mu isosi, ko ku isahani mugenzi wanjye ho nta kabeba mwashyizemo. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akozwe ngo kuko urukundo rutwerekeza no kuri bagenzi bacu, ariko atari ukubasabira gusa imbeba, ahubwo ari ukubagirira neza, kureba ugatera kudeyi, ugatera imonyi y'ijisho ku rugo rwa mugenzi wawe kugira ngo urebe niba rutambaye ubusa urwambike, urebe kwa mugenzi wawe niba bataburaye wowe ubahe icyo kurya ari wowe. Ngurwo urukundo rwo kureba mugenzi wacu. Bakristo bavandimwe, amasomo cy'icyumweru aryoshye cyane ubwo tugiye kuzirikana ku ngingo ziryoshye cyane. Chapitre yitwa isomo ryitwa undi, l'autre, altérité. Iyo bavuze ngo undi bivuze ngo umuntu mudahuje, umuntu mutandukanye, ntimuhuje ubwoko, ntimuhuje idini, ntimuhuje imigirire, ntimuhuje imigenzereze, ntimuhuje igihugu, ntimuhuje ururimi n'ibindi byose mutamuhuriyeho. Ariko uko mudahuje bikaza kugufasha kureba icyo akeneye ngo kimuhereze ari wowe, bikaza kugufasha kureba icyo adafite wowe ugifite ngo kimuhereze, bikaza kugufasha kureba ibyo adashobora kugeraho ngo bimugezeho. Bya bindi by'uko umuremure amanurira umugufi, umugufi agatorera umuremure. Nguwo undi tugiye kwiga muri aka kanya. Muntu uzi ko hari abantu ukunda ntibagukunde, ubutumwa niwo bugenewe. Muntu uzi ko hari abantu wiciye umutima wawe utakibakunda, urukundo rwawe rutagishyitse. Iri somo niho rigenewe, l'autre, undi niho rigenewe kugira ngo umenye icyo wakora mugenzi wawe, ari uwo mubana, ari uwo muhuye, ari uwuzi, ari n'uwo utazi. L'autre, undi, ngo na nyina wundi abyara umuhungu. Ngo kandi ngo ibyo wifuza ko abandi bakugirira nawe bibagirire. Ngiryo itegeko ry'urukundo, gukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe. Aha nibwo bizarangira koko niba butari uburyarya uzamusabira icyo adafite. Ariko ntukamusabira imbeba ati metre ko mugenzi wanjye we nta mbeba mwamuhaye. Ukunda undi nkuko nawe uyikunda. Akenshi turaza gusanga abenshi tujya dutsindwa, wowe nanjye turimo tujya dutsindwa. Akenshi turikunda tugakabya. Yaba uko nikundaga ariko nakundaga mugenzi wanjye, umva ubuzima bwari kuba bumeze neza cyane. Biraza kugaragara muri amasomo ko akenshi dukunze kwikunda tukibagirwa bagenzi bacu. Mugenzi wacu, mugenzi wawe, ukunda undi nuko umwibuka, ukunda undi nuko umufasha, ukunda undi nuko umutabara, ukunda undi nuko gera aho atashoboye kugera, bityo koko ukamufasha mu ntege afite, kuko naho ejo n'ejo bundi uzajya intege naho undi nagakugoboka. Undi, ukunda undi. Ako kantu mukristo muvandimwe uze gusubiramo undi. Nibyo rero tujye gusubiramo n'aya masomo kizimo byacu duteguriye, uko twareba undi, uko twagirira undi neza, kwita ku bandi, nimwite no ku by'abandi. Turaza kumva muri amasomo koko hose hajya hagaruka undi, uburyo wakwitangira undi. Na niyo mpamvu ndabasaba ngo ntimuze kwinubira iryo jambo undi, kuko ryagarukamo kenshi cyane. Niba iryo jambo riza gukubangamira rigakubabaza, nuko nyine utagikunda undi. Twumvise mu isomo rya mbere y'igitabo cya kabiri cy'abami uburyo koko umuhanuzi Elisha yakirwa mu rugo rw'abandi, urugo rw'ababyeyi bari barabuze urubyaro. Ariko dutangazwe n'ukuntu uyu mugore wo muri rugo arebye kuri uru ruhande rwa Elisha, akareba undi, akareba icyo yamukorera. Umuhanuzi w'Imana akeneye iki? Icyo nicyo kintu gikomeye cyane, kumenya icyo undi akeneye, kumenya icyo undi akeneye. Urwo nirwo bita urukundo, urwo nirwo rurimi rwa Roho Mutagatifu. Kureba undi ngahita amenya ngo akeneye icyumba cyo kuraramo, akeneye icumbi, akeneye icyo kurya, ngahita mbimushyiriraho, ngahita mbimuhereza. Uyu mugore yamenye icyo undi akeneye. Biraza kugaruka nanone la reciprocité, kwa rukundo rwo gukundana, kwa gukundana nyine. Urukundo ruza kugaruka kuri uyu mugore ubwo umuhanuzi akubaza umugaragu we ati uriya mukorera iki, undi mukorera iki. Nanone uyu mugaragu nanone araza kugera kure, amenye icyo undi nawe akeneye. Akeneye iki? Akeneye umwana. Bize kurangira koko uru rugo hagiyemo umugisha w'umwana. Kubera iki? Kubera kureba ku wundi, kutireba, kutibona, kureba abandi, kureba Imana, hanyuma nkabona mugenzi wanjye. Mubyeyi ngaho nawe tekereza
umaze igihe wuzuye urubyaro, ugeze mu zabukuru, wajya kumva umuhanuzi w'Imana arakubwiye ati umwaka utahangiye iki gihe uzaba hagati y'umwana w'umuhungu. Urakoze Yezu kuduhumuriza, urakoze Yezu kudusura ukazi wacu. Yezu warakoze. Bakristo bavandimwe, ngo urukundo kureba mugenzi wacu, kutireba. Iyo uri kureba mugenzi wawe ujye uzirikana ngo hari n'abandi nanjye bari kundeba. Iyo uri kwiga kuri mugenzi wawe hari n'abandi bari kukwigaho. Iyo uri kugira mugenzi wawe neza ujye umenya uti hari n'abandi nanjye bari kungira neza, naba mbizi cyangwa ntabizi. Nguko uko nshobora gukorera mugenzi wanjye nkamutungura, surprise, nkamwitaho atanabizi. Kubera iki? Urukundo. L'autre, undi. Neza buri uyu munsi koko iratwereka ko kuba impuhwe z'Imana, Yamana koko idutungura ikadutungura neza. Ngo bagize bati uhoraho tuzarimba iteka ryose impuhwe zawe. Amen. Kubera iki? Kuko uhoraho nyine adutungura akaduha ibyo tutari dukwiye. Kubera iki? Kureba ku wundi. Iyo narebye ku wundi mbona y'Imana. N'isomo rya kabiri naho harimo kwita ku bandi. Ubwo tuza kumva koko uwitaye ku bandi kurenza abandi bose ninde? Ni Yezu Kristo. Niwe witanze, yitanga ku musaraba kugira ngo ducungure. Nguko Yezu Kristo yiyanze, yemera gusaba kugira ngo tugire agaciro, yemera kwitanga kugira ngo aducungure, aduhereze, yemera kubambwa ku musaraba kugira ngo twebwe koko ducungurwe, yemera kubabara kugira ngo tubabarirwe. Kuko igihe yapfuye gucyaha rimwe rizima, naho kuba ariho abereyeho Imana. Amen. Kuberaho Imana, kuberaho undi. Nuko Pawulo agakomeza avuga ati bityo namwe mumenye ubwanyu ko mwapfuye gucyaha mukamubereho Imana muri Kristo. Amen. Amen. Kutiberaho ubwanjye akabya bindi bya mutagatifu Vicenti abwira abapadiri ati padiri umenye ko tibereyeho ubwawe ahubwo ubereyeho abandi. Tu n'es pas pour toi mais pour les autres. Abo ngabo ubereyeho abandi ntabwo ari ho bibereyeho. Yezu Kristo mu gutwitangira natwe atwigisha kwitangira abandi. Nibyo biri mu ivanjiri uyu munsi koko amasomo y'uyu munsi harimo kwitanga. Ntabwo ari gutanga gusa, ahubwo kwitangira abandi, guheka umusaraba, gukurikira Yezu Kristo. Ntabwo ari ukwanga ababyeyi bacu. Mu itegeko rya kane mategeko y'Imana adutegeka none kubaha ababyeyi bacu. Ntabwo ari kuvuga ngo nzanga papa cyangwa nzanga mama, ahubwo no kugira ngo koko ntagendera kuri amasano anga ko ashobora gutuma ashyiraho imipaka, ahubwo ngakunda nta mupaka. Nguko no gukunda abantu, reka tuvuge n'abatadukunda, byose nkabigira Yezu Kristo. Kuko Yezu Kristo nubwo urugendo tugomba kureberaho, wakunze abantu atitaye ku isano y'amaraso, atitaye ku moko, atitaye ku idini, ntacyo yitayeho, ahubwo agakunda n'abamwanze aribo banyabyaha. Nguko rero guheka imisaraba yacu, gusiga byose ngasanga Yezu Kristo ubukungu nyakuri. Nuko rero nkanemera, ngaheka uwo musaraba, ngaheka ibi byose mugenzi wanjye afite bimuremereye, ngakira mugenzi wanjye uwo tubana wananiranye, uwo tubana koko mbona imico ye koko idahuye n'iyanjye. Ngubwo ubudasa, ngiyo alterite, ngo mugenzi wanjye ngo wundi, wa wundi nyine utameze nkanjye. Ese nshobora gukunda mugenzi wanjye tudahuje ubwoko, tudahuje idini, tudahuje akarere, nkabasha kumukunda? Kubera iki? Kubera Yezu Kristo. Nguko kwakira Imana ntabwo ari ukujya mu rusengero cyangwa mu kiliziya ngo ngiye gusenga, ngiye guhura n'Imana gusa, ahubwo ni ukwakira wa munyantege nke, wa muhanuzi, wa muntu wese ushobora kuza iwacu akaza gutuburira. Iyo mwakiriye neza umunyantege nke, umunyabyaha, burya n'Imana uba wakiriye. Kudacamo abantu ibice, ahubwo nkamwakira uko ari. Afite ingeso ndabizi, erega nta mumarayika unabaho ku isi afite ahagira intege nke, nkabasha kumwakira no mu ntege nke ze. Kuko nubwo wabaho ute ntabwo uzabona umuntu utagira ikosa n'umwe. Abantu twese dufite amakosa, abantu twese turi abanyabyaha. Ariko se nuramuka ukunze umuntu ngo nuko ari umuntu mwiza, ngo nuko nta kosa agira, aho ngaho nta rukundo rurimo. Kuko bibaye gutyo na Yezu Kristo, natwe tuba twarapfuye, aba yaratwanze, kuko turi abanyamakosa, turi abanyabyaha. Ariko erezuma ntabwo Yezu Kristo adukunda kuko turi beza, ahubwo tuba beza kuko Yezu Kristo adukunda. Amen. Amasomo umunsi koko agatwereka uburyo tugomba kwakira bagenzi bacu, tukabakira tubaha ibyo kurya, tukabaha ibyo kunywa ari twe ubwacu. Nabona mugenzi wanjye hari icyo akeneye ngakimuhereza, ararwaye n'iki namutabarisha, ararembye n'iki namusanganiza, arafunzwe namugenzereza nde, ukajya kumusura. N'ibindi bikorwa byinshi by'urukundo wakora mugenzi wawe, ariko ukabikora nyine atari inyungu uri kwiteganyiriza, ahubwo ubigirira Yezu Kristo. Kuko nubigira Yezu Kristo ni uko bizagira agaciro. Mu Kristo muvandimwe, umuntu naguhemukira, mu Kristo muvandimwe, umuntu nakugira nabi,
wowe ntukamwishyure nawe uzamukora neza, wongera ugaruke uvuga uti ni Kristo nagiriraga. Iyo wakoreye ibintu byose ugashyiraho icyita rusange uti ni Kristo narindi kugirira, uburyo koko bigenda neza. Ntunamenya nawe mugome, nawe munyabyaha, nawe ndi kugirira nabi, ntumenye uko waje kumugira neza wowe, kuko kubwa ntiwabyishoboza, ahubwo n'imbaraga z'Imana. Ukavuga uti ni Yesu Kristo ndi kubigirira, nubwo wowe wampemukiye ukanjya nabi, ngiye kubwanye nk'umuntu ntago nashobora kukugira neza uko bikwiye, ariko kandi umukristo muvana mu gace karongo, kubera Yesu Kristo nkorera, kubera Yesu Kristo namenye niwe ndi kugirira. Ibintu byose iyo bikoreye Kristo bigera no ku bandi, bikajya no ku benshi cyane utazi, babanyabyaha, babantu koko naringe kuvuga wari waranze, ukongera ukabagarura mu nzira nziza. Ngiye ingororano tuzabona, ingororano ntabwo tuzayihabwa n'abantu babandi twagiriye neza, ahubwo ni Yesu Kristo uzaduha ingororano y'ukuri koko, igihembo cy'ukuri. Naho ubundi iyo ugiriye mugenzi wawe nabi uba uri guhomba, ariko wagirira mugenzi wawe neza uba uri kunguka igihembo, kuko ni Kristo nyine ubigirira. Tuze gukora umwitozo, turebe igihe tumara twita kuri bagenzi bacu, turebe igihe tumara turi kwita ku bandi. Ese ngiye nita ku bandi cyangwa ndabatakaza? Uze kureba abantu bose umaze gutakaza, umaze gutaba, uze kureba koko uburyo bundi bushya wabatora, ukabatabara, ukabataka, kubera Kristo. Mu Kristo muvandimwe, iyi nkuru ngiye gukubwira, ndabizi iyi nkuru hari ubwo yaza gukuriza. Fata agatambaro ugashyire hafi yawe, uze kwihanagura. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo n'umugore ngo bari bakundanye cyane, banakize, bariho neza rwose mu mahoro, ndetse ari n'abakristo b'indani badahwema kujya gusenga, bari bafite byose bakize pe. Nuko ngo umunsi umwe ngo umugore avuye ku kazi abona umugabo we yinjiranye n'undi mukobwa mu cyumba, barinjiye. Umugore agiye gukomanga banga kumukingurira, umugore aricecekera arabibika. Undi munsi ukurikiyeho umugore nabwo avuye ku kazi, nanone agiye kubona umukobwa yinjiye mu cyumba n'umugabo we barinjiye, bahita bakinga. Nanone umugore arakomanga banga kumukingurira. Nuko undi munsi wa gatatu nabwo bigenda bityo, uwa kane bigenda bityo. Icyumweru kirashira, wa mugore ari gukomanga bakanga kumukingurira. Urumva no ku kazi ntago nyine yarakigakora uko bikwiye, kuko umutima wari waragiye mu nda, kwihangana byaramunaniye. Yibaza ko uburyo umugabo we atakimukunda, uburyo umugabo koko yaramuharitse, yazanye ishoreke, kandi noneho akayizana mu rugo rwe. Umugore biramunanira, kwihangana biramunanira, atangira gutekereza uburyo koko umugabo asigaye amuca inyuma bene ako kageni, akaba koko asigaye amuzaniraho undi, akanga no gukingura. Hari hasigaye kwibaza uburyo azabona iyo shoreke y'umukobwa akayibagira nk'ibisiga. Nuko uwo mugore abonye ko bigoranye ko azabona uwo mukobwa kugira ngo mubagire ibisiga, nuko afata icyemezo cy'uko nawe agiye kwihimura ku mugabo we, ubundi nawe akajya gushaka mayibobo hanze, akaza rwose nawe akamujyana ku buriri bw'umugabo, ubundi akazahamagara umugabo we akamwereka ko nawe ntacyo amurusha. Nuko cya cyumweru kimaze gushira, wa mugabo koko yinjirana n'aho mukobwa, wa mugore nawe bimwanga mu nda. Sibwo agiye rero kuzana mayibobo kugira ngo yimure ku mugabo, aramuzana mayibobo. Nuko umugore aragira, mu gihe umugabo yagiye muri saro akajyana n'ishoreke muri saro, ngewe ndamuhima mujyane mu cyumba, icyumba turaramo, ubundi abariho njyana iyi mayibobo nanjye koko mwihimureho. Sibwo rero wa mugore koko azanye ya mayibobo akayijyana mu cyumba cy'umugabo, ubundi koko babiyo kugira ngo uwo mugore w'urugo rugo yereke umugabo we ibyo amaze iminsi amukorera. Icyumweru cyose kirashize, azana inda, azana ishoreke muri urwo rugo. Nuko aragenda afata icyuma agiye kugikomangisha kuri cya gipangu, kugira ngo umugabo asohoke byibuze azarebe ko ntacyo arusha umugore. Ubundi umugore ashaka agasuzuguro kose. Nuko wa mugore aragenda arakomanga, urumva asize yambaye ibobo hirya, arakomanga. Nuko wa mugabo aho yari nawe umukobwa bihura nuko byo bari barimo babirangije. Ubwo uri kwibaza ibyo ari byo, ndabizi ufite amatsiko, utangiye utekereza ibyo ushaka. Nuko rero ibyo barimo babirangije, nuko umugabo koko arasohoka nk'ugiye gukingura, kuko yaramenye ko ari n'umugore we uri hanze. Nuko amaze gusohoka, azasohoka ari kubyina joyeux anniversaire, ari kubyina rwose isabukuru nziza y'umugore we. Nuko akingurira umugore we, ari kubyina joyeux anniversaire, ari kuririmba byakomeye cyane. Ubwo umugore we kuri uwo munsi akaba yari afite anniversaire y'amavuko, ari kwizihiza isabukuru y'amavuko ye. Ubwo umugabo we kubera ko yamukundaga, akari amuteguriye gato nziza imeze neza, ndetse yarabumbishije ishusho nziza, kubera ko yarazi ko umugore we akunda amashusho.
nuko rero wa mukobwa akaba yari artiste, yari umuhanzi koko wirirwaga kuri iyo shusho ayigira neza ndetse ari no gukora n'uwo mugati neza. Umunsi rero kurangiza gukora umugati uragera koko no kwa mugore aza gukomanga nawe. Ngaho nawe tekereza koko uyu mugore uje gukomanga aje kuratira umugabo we yambaye bobo yazanye mu cyumba cye. Utekereze n'ukuntu koko agiye kwakirwa n'uyu mugabo uri kumuririmbira joyeux anniversaire. Nuko rero ndakubwiza ukuri, ahangaha mu gihe umugabo koko yishimye cyane ari kuririmba isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, na gato iri aho ngaho na ya shusho y'umugore arayizanye koko yamudoreshe n'ikanzu nziza cyane. Nuko abizanye ari kuririmba, undi nawe wa mugore cya cyuma ari gukomangisha yahise akijugunya, ubundi atangira ararira bikomeye cyane, ararira araboroga bikomeye cyane. Ngaho nawe yibaze ikintu cyamurizaga, yari ari kurizwa nyine n'ukuntu koko amaze icyumweru cyose atazi ibyo barimo, yari ari gukeka umugabo we ko amuca inyuma. None koko ari kurizwa na wa mugabo yasize mu cyumba cye yambaye ibobo, ari kurizwa nayo ko yibaza ukuntu koko umugabo naramuka abimenye kandi koko yari ari kumugira neza uburyo biza kugenda. Wasanga uza kumbaza aho yambaye ibobo yaje kujya n'uburyo koko yakomeje kuza. Birumvikana ko yagize ikimwaro cy'imisara 25. Wa mugore akomeza ararira bikomeye cyane, za kadona zakomeza kuzisuka amarira. Icyari reception muri rwa rugo gihinduka deception, ibibazo biba byinshi, amarira muri rwa rugo. Ndoze kumbaza uko byaje kurangira, niba umugabo koko yaraje kumenya impamvu y'ayo marira, ibyo ntuze kubimbaza. Ahubwo ndifuza gukubwira iki gikurikira mu Kristo umuvandimwe. Aha, mbere yuko utangira gukekera mugenzi wawe, ese hari ibimenyetso ufite bifatika koko atari ibyakujemo? L'altérité mugenzi wawe undi uze kwibaza igihe kirekire umara uri gukekera abandi, bikazarangira ugushaka kubakeka, ukazana icyuma ukagikomangisha ngo wakwerekiriye ngo nawe ukayitema, uriya musego ukawutema n'ibindi byinshi cyane, ariko utazi ko uri kugirirwa neza, ariko utazi ko undi we ari kugutekereza neza. None wowe icyumweru cyose ukimaze uri kumutekereza nawe kumucura imigambi mibisha, naho wamaze icyumweru ari kugutekerereza neza, ari kugutegurira umwambaro mwiza, ari kugutegurira ifunguro riryoshye, ari kugutegura ukuntu wamera neza. None wowe koko icyawe ahubwo uri kumutegurira ikuzimu. Nk'uko Imana iducira kanzu, mwaza ducira kobo. Mu Kristo umuvandimwe, ese umuntu mubana wasanga nawe igihe kirekire umara uri kumuteganyiriza imigambi mibisha, uri gutegura ibitekerezo bibishye muri wowe, uri kumwica mu mutima wawe, uri kumuhigira imigambi mibisha, ariko we wasanga icye ari nawe uri kubera muri dosiye, ari kugutegurira ibyiza. None uko icyawe uri kumwica, warangije kumwica mu mutima wawe, ariko we ari gukugera neza. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nk'uko abantu benshi dutita kuri bagenzi bacu abo tubana, ugasanga kenshi turi kubakekera ingeso mbi. Gukeka mu Kristo umuvandimwe n'icyaha. Ni kangahe nagiye nkeka kandi ngakeka ibinyoma. Nk'uko bizarangira koko kwihimura kuri mugenzi wanjye, ngashaka gushaririza mugenzi wanjye, ngashaka kumugira nabi, kumuhima no kumwihimuraho, bizarangira ngira kwihima. Utangira ubeshya, ni bya bindi utangira ubeshya, ukabeshya bikazangira uri kwibeshya. Ni bya bindi bitangira koko umanitse agati wicaye ukazakamanura udahagaze gusa ahubwo umanitswe. None se mugore, iriya mayibobo yaryamye ku buriri bw'umugabo, ubwo koko ubwo buriri uzongera gusubiza agaciro ute? Umugabo ari gukwambika, umugabo ari kukugira neza, umugabo ari kukwitaho, none koko uri gushaka umutaba koko? Burya mu Kristo umuvandimwe, igipimo cy'urukundo nta kindi no kurebera ku muntu mubana. Burya umuntu mubana niba umukunda koko ntago uzamuca inyuma. Burya guca inyuma, ingeso yo guca inyuma bagenzi bacu abo tubana, nuko buryo butamukunda, ahubwo uba wikunda wowe ubwawe, ugashaka kurangiza irari ryawe ry'umubiri, ugashaka kurangiza umujinya wawe wose, ugashaka kurangiza uburakari bwawe bwose, guhimana kugira ngo uhime mugenzi wawe. Uko no kwikunda bikabije, ushaka satisfaction wawe gusa, ariko undi koko bikaza kurangira koko uri kumuhima, uri kumwica. Ni kangahe nagiye njya kure, kajya gushakira ihirwe kure cyane, ariko mugenzi wanjye tubana koko nkamwanga urunuka. Aha, ukunda tumuca inyuma mu Kristo umuvandimwe, ukunda ntumubeshya, ukunda ntumwiba, ukunda nyine nta kibi nyine wamugira. Buri gihe umutekerezaho neza, kavuga uti koko mugenzi wanjye bite, kawa nubwo koko wagutekereza ko ari guca inyuma, none se wowe igisubizo nuko nawe wamuca inyuma. Ahubwo tiwategereza
ibi gatwigisha abakristo bavandimwe kudahita duca imanza buri kanya. Niba ubonye umuntu yinjiranye n'undi mu cyumba, icyaho uhita utekereza ngo hari ibindi bagiye gukora. Bya bindi bavuga ngo uwuzuye ingurube azibona hose. Kumva ibintu bindimo nkumva nabishyira kuri mugenzi wanjye, ugatekereza ingeso mbi z'uburaya, ubusambanyi, ubusinzi, ukumva ahubwo ari mugenzi wawe wabishyiraho. Wowe se guhora buri gihe ntekereza bagenzi banjye nabi, ibitekerezo kuri bagenzi banjye nibo banyamafuti, bagenzi banjye nibo banyamakosa, mugenzi wanjye niwe ukora nabi gusa, mugenzi wanjye ntanyitaho, mugenzi wanjye ntacyo ankorera cyiza, mugenzi wanjye ni umuntu mubi. Buri gihe cyose waciriye mugenzi wawe irimbi, umwita sekibi, umucagurira hirya, kandi ukaza kwibagirwa ko ari wowe ahubwo rimbi. Ni njyewe rimbi, none mugenzi wanjye niwe ndi kwita irimbi. Aha, mukristo umuvandimwe, kura irimbi wawe. Mukristo umuvandimwe, niba ushaka amahoro, kura urwango wawe, kura abagenzi bawe mu irimbi barimo. Wasanga umutima wawe warahindutse irimbi, wasanga umutima wawe warahiciye abantu kuko ukaba abashyiguye iwawe byarabaye irimbi muri wowe. Uyu munsi no gukura amarimbi wacu, niba koko twifuza kugirira abandi neza, kwita ku bandi nkuko natwe kwitaho, nawe urumva ko niba koko se warahindutse irimbi, urumva wakwita kuri nde koko. Uyu munsi nukwegera Nyagasani natwe turi ahantu hose twagiye duteshuka, ahantu hose twagiye dushaka kwihorera, ahantu hose twagiye dushaka kugira abagenzi bacu nabi ngo tubumvishe natwe tubahime. Uyu munsi wegere Nyagasani tumusabe imbabazi. Yesu koko maze igihe mpemuka, maze igihe mpemukira abandi, maze igihe Yesu mwiza nshaka kugira abandi nabi, maze igihe mfite ibyifuzo byo mu mutima wanjye, imigambi mibisha nzagirira bagenzi banjye, kwihimura kuri bagenzi banjye. Uyu munsi Yesu mwiza ndaje ngo mbabarire, umpa umutima mwiza, ngeraho kwita kuri mugenzi wanjye, umpa inema yo gukomeza gukunda mugenzi wanjye n'igihe cyose ari umunyamafuti, umunyabyaha, umunyangeso mbi, nkomeze kumukunda uko ameze, kuko Yesu mwiza nanjye unyitaho atari uko ndi miseke igoroye, unyitaho atari uko ndi ntungane, ahubwo kubera impuhwe zawe Yesu mwiza. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Basumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mana je gusanga